Yes, nongeye guha ikaze buri muntu wese udukurikirana, wakoze subscribe n'utarayikora, wakoze bakora like, mwese ndabashimiye kandi mwarakoze ku rwego mumaze kungezaho. Mbibutsa ko mumaze kujya ku subscribers 2600 ibyo ni ibyishimo bikomeye kuko ni intambwe igaragaza yuko ibyo nifuza kugeraho cyangwa se ibyo nshaka kugeraho cyangwa se ibyo nshaka gukora cyangwa se gukora muri sosiyete nzabasha kubikora, kubera ko mushyigikiye hari byinshi ibitekerezo buriya tuzagenda twungurana twunguka cyangwa se duhana, kubera ko buriya ushobora kuba ufite ikintu utekereza ariko biba byiza kukigeza ku bantu bagukurikirana cyangwa se aho wifuza ko gukurikirana. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kintu kijyanye no kugera ku nzozi zawe cyangwa se no kugera ku byo wifuza kugeraho ibyo ari byo byose. Hari ibintu byinshi wifuza kugeraho, hari byinshi wifuza gukora, hari uwo wifuza kuba we, hari ibyo wifuza kugira mu gihe runaka cyangwa se mu buzima ubayeho cyangwa se ubayemo. Uyu munsi tugiye kuganira ku mafaranga. Buriya amafaranga iyo urebye usanga aricyo kintu kigize imibereho ya muntu, usanga aricyo kintu umuntu akeneye kurusha ibindi bintu byose, ukuyemo ubuzima. Nicyo kintu cyonyine umuntu akeneye kugira ngo abashe kubaho yumva ko yishimye 90%. Impamvu navuze 90%, navuze 100%, mvuze 90%, icumi rigasigara, nuko hari ikintu amafaranga atazaguha cyangwa se hari ibintu amafaranga atazigera guha. Amafaranga ntazaguha ubuzima, amafaranga ntabwo azaguha ubuzima, amafaranga ntazakubuza kurwara, amafaranga azatuma wivuza ariko ntazakubuza kurwara. Amafaranga ashobora gutuma ubuzima bwicuma cyangwa se mu burwayi bwawe bwicuma ariko ntazatuma udapfa. Urumva rero niyo mpamvu ntabwo amafaranga ari byose, ahubwo amafaranga ni bimwe, ni kimwe mu biduha ibyo twifuza ariko bitari byose. Amafaranga ntabwo azaguha urukundo. Ushobora kugira amafaranga ukagira urukundo ubwo bagukundira ibyo ufite ariko batagukundira uwo uriwe. Yes. Niyo mpamvu ntabwo nayujuje 100% ariko 90% amafaranga aduha ibyo dukeneye. Uribaza rero ukavuga uti se ni gute nagera ku nzozi zanjye nanjye naba umuntu utunze ibi n'ibi, kuko abantu benshi bavuga ngo ashaka kuba umukire ariko se umuntu ashaka kuba umukire umeze gute? Ntabwo akubwira uwo ashaka umukire ashaka kuba uwo ari we uko ameze. Rero kuba umukire nyawe ni ukuba umukire uvuga uti ndifuza ibi kandi ndashaka kugera kuri ibi. Iyo ugenda ubigeraho nk'uko uri kubyifuza mu gihe kigiye gitandukanye, nibwo bavuga ko cyangwa se nibwo ushobora kuvuga ko uri umukire. Niyo mpamvu ku rwego rwawe ntabwo uzigera wumva ko uri umukire, ahubwo abandi bazabona ko uri umukire, kubera ko uko ugenda ubona bya bindi hari ibindi ugenda wifuza. So ku rwego rwawe uba wumva ko utaraba umukire, hari ibindi bintu uba wumva wifuza birenze bya bindi ufite. Niyo mpamvu abakire kenshi bo bahora bakora, kubera ko hari ibindi bifuza birenze ibyo bafite. Hari amafaranga, hari ingano y'amafaranga ashaka arenze iyo afite, hari ingano y'icyubahiro ashaka irenze iyo afite. We ahora yumva ko hari ibindi ashaka kugeraho cyangwa se hari ubundi bukire ashaka. Ari nayo mpamvu uko bwije uko bukeye wakabaye uvuga uti byibuze wenda hari icyo nshaka kugeraho cyangwa se hari icyo nshaka kubona muri iki gihe runaka cyangwa se muri periyode ingana gutya. Iyo ugenda ubibona buriya wagatangira kuvuga ko uri umukire, kubera ko washakaga kugira ikintu runaka urakibonye, ubwo nibwo bukire. Yes. Niyo mpamvu n'aba bandi bazakubona bazakuvuga ati uriya muntu ari gukira, kubera ko hari ibyo wari wifuza ubwawe nawe wagezeho, ubasha kubibona ndetse bigaragarira amaso y'abandi, nawe ubwawe wabashe kubivisioninga cyangwa se ubashe kubibona muri vision yawe, sibyo? Urabibonye muri vision, noneho no mu bikorwa byawe urabibonye. So niyo mpamvu rero ugomba kwicara uvuga uti
ndashaka ibi, ngomba kubikora gutya kugira ngo mbigereho. Rero dore zimwe mu nzira cyangwa se zimwe muri tekinike cyangwa se zimwe mu mayeri wakoresha kugira ngo ubashe kugera kuri bwa bukire bwawe twavugaga bwa buri munsi cyangwa se bw'igihe runaka wifuza kugeraho cyangwa se za nzozi zawe wifuza kugeraho. Icya mbere ugomba gukora mu buzima kandi cy'ingenzi abantu benshi tunanirwa gukora, banza ufate ya shusho y'ubukire wifuza utangire uyibonemo. Ya shusho y'ibyo wifuza utangire ubyibonemo. Urifuza iki? Tangira wibonemo wa muntu ufite cya kintu. Ni gute imyitwarire igomba kumera, ni gute uzaba umeze cya kintu ukibona, ni gute uzaba ugenda, ni gute uzaba ubyuka, ni gute uzaba urya, ni gute uzaba, ibyo byose utangire ubikurure mu isura, ubibone nyine, ubibonesha amaso y'imbere. Numara kubibona uvuga uti harya ubundi kugira ngo cya kintu ndi kubona mbashe kukigeraho ni iki nakora? Iyo filozofi sinzi niba muri kuyumva. Kwa kundi nshaka kwibona, kwa kundi nshaka kuba cyangwa se kumera, ni gute nabigeraho? Ni iki kintu cya mbere ngomba gukora kugira ngo mbigereho? Ndaguha urugero. Ushobora kuba uri kwibona mu bintu byoroheje cyangwa se mu bikomeye. Tuvuge n'urugero, ushaka kwibona nk'umuntu, abantu bagira ubukire butandukanye cyangwa se bifuza ubukire butandukanye, bashaka bagira inzozi zitandukanye. Ushobora kuba uri aho ngaho wicaye uvuga uti ndashaka kuba mfite imodoka, cyangwa se nanjye ndashaka kuba ntwaye imodoka, kuko urumva ko nibwo bukire bwawe niko uri kubitekereza. Wenda n'urugero, ikintu cya mbere uzibonamo, tangira wibonemo, uvuga uti harya ya modoka kuyitunga bisaba iki? Kuba ntwaye imodoka harya ugomba kuba ufite perime, sibyo? Harya ubundi uvuga uti harya kugira ngo ubone perime ubanza iki? Ugomba kuba ufite provisoire, sibyo? Noneho uhita uvuga uti harya ubundi mbonye ko provisoire ubanza kubona, provisoire kugira ngo uyibone bigenda bite? Kandi gushaka provisoire, sibyo? Noneho umaze gushaka provisoire urayibonye, umaze kubona provisoire, ushatse perime urayibonye. Hano hari ibintu bibiri: uri umukire, ushaka kuba umukire mu buryo bw'imitekerereze. Wibuke ko uburyo bw'imitekerereze yawe cyangwa se ibyo wifuza rimwe na rimwe biratwafekita, cyangwa se ibyo twivugaho bitubaho, biba realite cyangwa se biba ukuri. So wowe inzozi zawe cyangwa se ibyo wifuza ni ugutwara imodoka. Wibonaga utwara imodoka, ariko banza umenye ngo ya modoka harya utekereza uti mama ushaka gutwara ubundi igomba kuba ari iyanjye cyangwa igomba kuba ari iy'abandi. Icyo nacyo tukimenya. Urashaka gutwara imodoka ariko ntabwo wegeze muri wowe utekereza uvuga uti harya modoka nshaka gutwara igomba kuba iyanjye cyangwa igomba kuba icyo nshaka gutwara imodoka gusa. Ugomba no kuvuga uti imodoka nshaka gutwara cyangwa se imodoka nshaka gutwara igomba kuba ari iyanjye niguriye, sibyo? Cyangwa se niba atari nawe ufite ushaka kuba umushoferi kugira ngo ariko kazi ushaka kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe, ugatangira kwibona uri umushoferi, ugatangira kwibona utwaye. Noneho ubwo nabwo nubyibonamo uzabanza uhere ko ibyo ari gushaka za perime, ya perime uyibone, kubera ko washaka kuba umushoferi ka kazi. Numara kubona ya perime n'akazi uzahita ukabona, utangire kubona yuko bya bindi wibonaga utwaye ya modoka ubone birabaye. Ubwo ni ubundi buryo. Hari no kuba uri kwibona uvuga uti njyewe ndashaka gutwara imodoka yanjye, sibyo? Utangira uvuga utarya kugira ngo umuntu atunge imodoka yiwe bisaba iki? Amafaranga. Hari imodoka nshaka gutunga, indi modoka imeze gute muri iki gihe runaka? Okay, muri iki gihe bitewe n'urwego nibonamo sinshaka ibirenze, sinshaka iyi modoka irenze cyangwa se imeze gutya, ndashaka ubundi iyi modoka ngereranyije. Wenda ndashaka imodoka iri muri miliyoni 5, 6 cyangwa se 10. Nurangiza ibibazo uvuga uti harya za miliyoni 10
nshaka, ni gute nshobora kugera kuzibona. Ufite miliyoni 10 nzazibonera rimwe birashoboka? Ubare usange biragoranye. Noneho uvuga uti harya ubundi ubu ngubu nimba nshaka iyi modoka nkaba umushahara wanjye ari uyu nguyu, ubundi biroroshye ko nayibona? Ubare uvuga uti ninjiza aya mafaranga, nkoresha aya mafaranga, ese niba ninjiza aya ngaya nkasohora aya ngaya, ubundi iyi modoka nzayibona mu gihe kingana gute, nzayibona mu myaka ingana gute? Ushobora urugero kubara ugasanga usohora wenda tuvuge n'urugero usohora 200,000 cyangwa usohora 150 ku kwezi, tuvuge wenda 300 cyangwa se 400. Ukavuga uti harya ubundi ubu niba nshaka kugira ngo mbone izi miliyoni 5 ngomba kuba nabitse amafaranga angana iki buri kwezi? Noneho ubare usange ya mafaranga uri kubara, uvuga uti nzakenera imodoka, nzakenera esanse, nzakenera ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ibyo byose ubibare, urumva numara kubibara usange urasabwa amafaranga ya nayo. Hari igihe ushobora kubara ugasanga mu by'ukuri ayo mafaranga uzasohora buri kwezi kugira ngo ugere kuri ya ngano wayabika bigakunda. Ugasanga n'ubundi ubuzima bumeze neza nta kibazo, ugasanga ubuzima n'ubundi buragenda nk'uko usanga bugenda, wenda ugasanga ibyo wigomwa kandi ntibigire icyo bigutwara kubera ko wabyigomwe, ariko kubera ko wabyigomye ya mafaranga n'ubundi still uyabona. Ariko ukaba ugasanga ya ngano y'amafaranga kugira ngo miliyoni 5 zigeze bizagusaba imyaka myinshi. Ukavuga uti icyo nshaka ni imodoka, kuko nicyo wifuza. Mbibutsa ko ndimo ndabaha amayeri cyangwa se uburyo bw'uko ikintu cyose ushaka kugeraho wakigeraho bitewe n'uko wagitekereje cyangwa se wagipanze. Noneho numara kubara kuri urwo rugero rw'imodoka, kuko niyo uri wa muntu urishakira kugira ngo utunge imodoka kugira ngo uve ko uri umukire, ni ibyifuzo byawe, ntitukajye twitiranya ibintu. Ushobora kuvuga umuntu ukavuga ngo ni gute uriya muntu ngo ariko ngo yatunze imodoka ntanze agira, ngo ni gute uriya muntu atunze iki ntaki. Oya, twe turimo turarebera hamwe, turimo turareba amayeri cyangwa se uburyo bumwe bwagufasha kugera kuri za nzozi zawe wifuza kugeraho, tutitaye ngo nizo ukeneye cyangwa se nizo abantu bakeneye kukubonamo, ahubwo wowe izo ukeneye kwibonamo. Rwa urugero rumwe ku muntu ushaka kugira imodoka cyangwa se gutunga imodoka. Uzabara uvuga uti ni imodoka zangaya, kuko njyewe nshaka kugera ku nzozi zanjye kandi ashaka kuzigeraho uko byagenda kose, ngomba gutwara imodoka kandi yanjye. Uzabara aya mafaranga winjiza, uvuga utarya ubundi niba mfite akazi dizo, cyangwa se let's say that ufite akazi gafite contract cyangwa se gafite amasezerano y'akazi, ubona ko ari igihe runaka cyangwa se ubona ko ari akazi karambye. Icyo ushaka wowe ni imodoka, twibukiranye. Hari n'ikindi ushobora kuba ushaka, birumvikana bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Bara ya mafaranga uvuga uti harya niba nkoresha banki, aya mafaranga nshaka ushobora kuyampera rimwe. Harya iyampaye najya nishyura angahe, ukabona wakishyura ukayishyura bigakunda. Turebye babanje kureba kuri za consommation cyangwa se za dépenses ukora muri wa mushahara wawe, ushobora kubona ukabona birakunda. Genda ya modoka uyigure. Yes, za nzozi zawe zigeze kuko wabanje gutekereza. Ni ukuvuga ngo ni uburyo kwagura imyumvire yawe, nicyo kintu gikenewe kugira ngo ibi mbikubwiye kugira ngo wumve ko icyo ukeneye ni ukwagura ya myumvire cyangwa se kwagura za ntekerezo zawe kugira ngo umenye nk'icyo ushaka wakigeraho gute. Nimba wabasha gukora ibyo bintu bigakunda, menya ngo n'ikindi ushaka kugeraho wakigeraho. Icya mbere ni ukumenya ngo icyo ushaka gukora uragikora mu buhe buryo, uragikora mu zihe nzira.
Yes, niba tubonye ko bishoboka, iyo modoka urayibonye, niyo washakaga, so urayibonye ugezeho, ugiye muri banki urayifashe, ya mafaranga buri kwezi baragukase, imyaka ingahe yarashize, yes, ya modoka urayibonye. Kuko wenda wanatekereje ko izanywa gutya, izagera gutya, ariko wowe icyo cya mbere ushaka ni uko ya modoka washaka kugura wayiguze. Ntushake uyitunge n'amezi 5 cyangwa angahe, ariko ya modoka yawe, inzozi zawe wazigezeho, wayitwaye kandi ari iyawe. Reka rero tuvuge tugendeye kuri uru rugero, turebe ngo ubundi ni gute ushobora kugera ku nzozi zawe. Hari inzozi zirambye, hakaba n'inzozi zitarambye. Nk'urwo rugero nk'uwaye rw'imodoka, ni inzozi wagezeho ariko izo ntabwo ari inzozi zirambye, kuko ya modoka ushaka kugura cyangwa se waguze wageze kuri izo nzozi zawe, hari ibindi bintu uzakenera birenze ya modoka. Ntago kugira ngo ya modoka uyirambane, aribyo twavuze za nzozi zirambye, nuko uzaba watekereje ngo ya modoka nzakenera kunywa esanse, nzakenera kuyikorera just reparation, utuntu dutandukanye, ibintu nk'ibyo, ibyangombwa byayo, amasanse, ibyo byose wowe ntabwo wigeze ubijyamo, urumva ko ni za nzozi zitarambye, ariko icy'ingenzi ni uko za nzozi zawe wazigezeho. Inzozi rero zirambye zo, hari uburyo ki nazo ushobora kuzigeraho, wenda ugendeye ku byo ufite, cyangwa se ibyo ubona, kuko bigiye bitandukanye bitewe n'uko uri cyangwa se n'ibyo winjirizamo. Gusa icyo nk'uko nabibabwiye, icya mbere gikenewe ni ya myumvire, cyangwa se ni ya mentalite y'uburyo ki icyo ushaka kugeraho wakigeraho mu buryo runaka, cyangwa se mu buryo bwawe. Dore rero inzozi zirambye, uburyo ki ushobora kuzigeraho. Tuvuge urugero, ufite akazi urakora, urinjiza, hari ikintu winjiza buri munsi cyangwa se buri kwezi. Inzira ya mbere rero kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe, kuko ibintu byose bica mu mafaranga cyangwa se bituruka ku mafaranga, banza umenye ngo ya mafaranga yawe uri kwinjiza nangahe, kuko buriya hari n'abantu binjiza amafaranga batazi ngo binjiza angahe. Yes, utazi ngo ninjiza amafaranga angahe, ushobora kwibaza ngo ni gute nayoga amafaranga ninjiza kandi ari njye uyabika. Birashoboka. Tuvuge uri umukozi ukora akazi kadafite, katubyite ko ari akazi k'ibiraka, cyangwa se ka kazi kinjiza amafaranga ahinduka. Tuvuge umunsi winjiza 20, ejo winjije 10, ejo winjije 15, ejo winjije angahe. Ugasanga ni wa muntu uri kukubwira ati byewe ndabona ni ibintu bigoranye, nta kazi k'umushahara uhoraho ngira, nta kazi k'iki ngira, amafaranga yanjye nta mushahara ufatika mfite, ese natera imbere gute, biragoye kugira ngo mbashe kugera ku nzozi zanjye. Mbere na mbere nk'uko nabivuze, banza umenye ngo urashaka iki, cya kintu utangire kwibona ugifite. Iyo niyo password. Numara kwibona ugifite, umenye ngo harya iki kintu kugira ngo nibone gutya nkifite, ni iki nakora kugira ngo mbashe kuba ngifite nk'uko ndi kukibonamo, nkabona ko kimbereye. Hari n'ukuntu ushobora kuba wifuza ikintu nawe ukaba ubwawe ukabona uri kukibonamo. Iyo ubona utari kukibonamo, biragoye ko wanakibona cyangwa se wanakigira. Yes, ntabwo uzibonamo nk'umukire, nurangiza wibonamo avuga ati kuba umukire ntabwo byaba imbere, nawe ubwawe ubona ko bitakubereye, ntabwo ibyo uzigera ubigira.
ariko nutangiye kwibona ukibona njyewe kereka ukibona kubera muri ya sura ugatangira kubona watangiye kugira inshuti runaka z'abakire, ugatangira kubona watangiye gutunga ibintu runaka, icyo gihe uzamenye yuko ewa byaje. So rero waje kubyibonamo utangira urajya kujya ngo mbibone ntabyo. Tuvuge n'urugero, tufatire ku muntu ufite umushahara udahinduka, n'urugero umushahara udahinduka, ufite amasezerano y'akazi, uravuga uti mfite akazi gahamye. So banza uhere ku murongo rero uvuga uti harya ni ibiki bintu runaka nshaka kuba mfite cyangwa nshaka kugeraho, ushyire ku murongo ubyandike, ufate urupapuro, ufate bike sandi ahantu wandike utuntu twawe, wandike, numara kwandika uhere ku murongo uvuga uti harya iki ngiki kiransaba iki, kiransaba ubushobozi n'ubu, kiransaba inzira izi n'izi, uhere kuri bwa bushobozi twavuze ku bushobozi bw'amafaranga n'urugero, uvuga uti kiransaba amafaranga ya n'aya,